gufunga church, gutanga itegeko, hari utuntu tutuzuye tugomba kuzura. So iyi message yari abantu bakunda Grace Room, iyi message yari members of Grace Room, cyane cyane urubyiruko. Rero ntago gusenga birangiye. Grace Room Ministries ni ministeria yanditswe mu mutaka cyangwa se munsi y'itorero Jubilee Revival Assembly Church iyobowe na Stanley Kabanda. Uyu nguyu ni umugabo wa Julienne Kabanda. Bemeza ko nta hantu na hamwe bazi Julienne Kabanda. Yes, umva bwira ukwegereye ngo washotse kuri liste y'abimutse. Tell your neighbor you have been promoted. Yes, yaravuze ngo muzaba umudugudu. Yes, wubatswe mu mpinga z'iki kugira ngo ubishaka utabishaka ukwemera utakwemera ntashwa afite. Aba Grace Room mu by'umwihariko ndabanza kubakomeza, ndabanza kubihanganisha, ndabanza kubabwira yuko nyine ibyabaye ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, ni ibintu bibaho. Niyo mpamvu mpereye kuri aka kantu mbabwira nti mukomere mwihangane. Kuba Grace Room yafunzwe yashyizweho ingufuri mwambuwe ubuzima gatozi, Grace Room Ministries itemerewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda, haracyari amahirwe. RGB hari ibintu yasobanuye mu buryo burambuye, ndetse n'icyo Julienne Kabanda na Grace Room muri rusange bashobora kuba bakora muri iki gihe nyuma yuko bambuwe ubuzima gatozi. Hari ibintu bitandukanye. RGB yatanze details zitandukanye, yatanze ingingo zitandukanye zigaragaza icyabaye. Ni iki Julienne Kabanda na Grace Room bakoze cyatumye bamburwa ubuzima gatozi n'ibindi bitandukanye. Hari biri ku mbuga nkoranyambaga abantu bari gusangiza abandi, ariko ntarabigeramo ibyo ngibyo byose. Reka mpere ku ngingo ikomeye iri mu itangazo mu gika cya kabiri. Iri tangazo nk'uko mubibona riravuga ngo Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeria nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Nuvuga ngo Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga. Nukuvuga ngo ibikorwa bijyanye no gusenga ntaho Grace Room yari byemerewe n'amategeko. Leta y'u Rwanda ntigeze iha Grace Room uburenganzira bwo gukora ibijyanye no gusenga cyangwa se bya biterane mwagiye mubona bakoze mu buryo butandukanye, haba muri BK Arena, muri Grace Room aho bakorera Nyarutarama, n'ahandi bagiye bakorera ibikorwa bijyanye n'amateraniro cyangwa se gusenga. Uburyo mu mategeko shingiro ya Grace Room ntabwo byari birimo. Ubwo ndashingira ku itangazo rya RGB. Mu bindi naheraho mbere yuko ninjira ku bisubizo RGB yatanze mu kiganiro umwe mu bayobozi ba RGB yagiranye na The New Times, hari ibisubizo birambuye biri detaye bisobanura icyabaye n'ikibazo cyavutse muri rusange cyatumye Grace Room ifungwa. Hari ibintu biri kuri social media abantu bari kwibazaho. Hari nk'iyi post mubona yashyizwe kuri Grace Room kuri Twitter ku itariki 9 z'ukwa gatanu 2025, aho ubuyobozi bwa Grace Room bwanditse mu izina rya Grace Room, ubwo nabashinzwe communication ya Grace Room, aho banditse mu mpine bavuga ko donc ajya kubivuga mba paraphrasinze, icyo Imana itashobora gukora ntikibaho, ni Imana ishobora byose. Muri make iyi post ikomeza ivuga ngo ubuhamya bwo muri iri joro bwatumye amatwi yacu anyeganyega. Ukuboko gukomeye kw'Imana kurimo gukiza sida, kurimo gukora ibitangaza ako kanya hagati muri iri teraniro. Umuntu utarabashaga kugenda yazamuye imbago ze maze atangira kugenda. Umudamu utari warigeze ajya ku ishuri yaje kwigishwa gusoma no kwandika na Mwuka Wera w'Imana mu buryo bw'ibitangaza n'ibindi byinshi. Mu by'ukuri iyi post abantu bari kuyihererekana bavuga bati ni gute Julienne Kabanda yaratangiye kwigisha abantu ababwira yuko gukiza sida biri gushoboka umuntu atabanje kujya kwa muganga, abafite imbago cyangwa se abagenderaga bari bafite ubumuga ubwo butandukanye batangiye gukira n'ibindi bitandukanye, bamwe bagatangira gushidikanya ku nyigisho ze. Ariko mu by'ukuri hari icyabaye, hari cyatumye mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga
iyo hagize ikintu kiba ku muntu cyangwa kiba ku kigo runaka cyangwa kuri organization runaka, ku mbuga nkoranyambaga abantu tuvuga ibintu bitandukanye, ariko mu by'ukuri ubundi reka ntangirire hano. Ubundi Julienne Kabanda ninde? Ni muntu ki? Ni gute yinjiye mu ivugabutumwa akaba umupasiteri benshi twakunze dukunda, ndetse kugeza ubwo yagize igikundiro kingana gutya, agakundwa n'abadamu n'abagabo n'abasore n'inkumi n'abana, abakecuru n'abasaza bakamukunda mu buryo bungana gutya? Yari muntu ki? Ni muntu ki? Ikindi kandi Pastor Julienne Kabanda hari abantu benshi yagaruye ku Mana uko byagenda kose. Mu kiganiro twagiranye ubushize yarabisobanuye. Ni muntu ki? Ubushize yavuze ko afite abana 4, icyo gihe afite abana 4, ubu ngubu Nyagasani yamuhaye wa 5. Hanyuma n'ukuntu yinjiye mu iyobokamana kugeza ubwo yabaye pasiteri, arabidusobanurira. Pastor Julienne Kabanda ni muntu ki? Amazina wari yavuze ni Julienne Kabanda, ni ry'umutware, ariko izina ryanjye ni Kabirigi. Ukunda iri muri aya ngaya abiri? Nkunda yombi kubera ko nitwa Julienne, mu byangombwa ni Julienne Kabirigi. Kabirigi ni izina rya data. So urumva yahise ampasira wa mugani Kabanda. So n'abagabo babiri bangombwa mu buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu nyakunda yose Julienne Kabirigi Kabanda. N'ubutaha mujye muyandika yose. Yego. Ndi umumama w'abana 4, y'abakobwa 3 n'umuhungu 1. Bafite papa wabo, akaba ari nawe mushumba wacu mukuru. Yego. Muri church yacu yitwa aho dusengera yitwa Jubilee Revival Assembly. Nawe niwe yitwa Kabanda Stanley. Narakijijwe ubwo numva ari ubundi buhamya. Kera cyane mfite 17, kera cyane, nkiri umukobwa mutoya nibwo nahuye na Yesu. Ndumva nivuze abantu tutaziranye. Ni gute rero uyu murimo wawinjiye? Wavuze ko wakijijwe ukiri muto, nabwo hari impamvu wakijijwe, nubwo wenda utabideta ariko hari impamvu uburyo wakijijwemo gatoya, hanyuma n'uburyo winjiye muri uyu murimo. Uburyo nakijijwemo gatoya ni nabyita yari mu rurimi rw'icyongereza ni encounter nagiranye na Kristo, ryari joro cyangwa urimo buracya. Nari umuririmbyi, hanyuma ndataha urimo buracya, yari weekend. Burimo bajya nka saa 9 gutyo n'iminota, nibwo nahuye na Kristo mu cyumba. Ubuhamya burebure ahari, ariko nahuye na Kristo mu buryo budasanzwe. Nasanze Bibiliya mu cyumba. Twari dufite umukozi witwaga Minani, yari yasize Bibiliya ye akora mu cyumba isigaho. Ntashye icyo gitondo, urumva aho nari mvuye nawe, abantu bari muri iyo myaka. Nsa n'ubuzemo ibitotsi. Iyo nsomye ubundi mitangira gusinzira, hari ukuntu gusoma bizana ibitotsi. So ngiye gufata ya Bibiliya nibwo natangiye gushakisha inkuru ya Abrahamu wabyaye akuze ntazi nahiri, nza kugwa ku byanditswe bikomeye cyane muri Bible byakoze ahantu nashaka gusobanura. Cyanditswe cyaravugaga ngo aho nasomye muri Bible mu byahishuwe ngo kuri uriya munsi w'urubanza, ngo Yohana aravuga ngo ngiye kubona mbona abantu bavuye mu ndimi zose n'amahanga yose bahagaze imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo. Icyo kintu cyakubiza ahantu nashaka gusobanura ngo nuko abacira imanza zikwiriye ibyo bakoze. Aho natangiye gutekereza nk'umuntu, abacira imanza. So nyuma y'ubu buzima hari n'imanza mpera aho ngaho. Ni ibintu by'abantu by'abarokore wana njya handi. Ngo kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. N'igihe n'intama bijemo. Ibi ni ibindi. Ngiye ahandi haravuga ngo rega mpora ku rugi nkomanga, nukingura nzinja. Ofete byabaye gutyo. Nta muntu wambwirije ngo ampushinga, ahubwo niyo encounter nagiranye n'Imana muri iryo joro burimo buracya. Mitambwira Imana ni rero ntabwo umuntu ashobora kwigira intama. Niba uriyo mu ijuru koko ari ibintu bitari biriya bintu bavuga, ngaho ngwino usange hano. Sinshobora kubwira ibintu byabaye muri icyo cyumba.
yari encounter yarugura n'Imana mu buryo bukomeye byamfashije kandi buri gihe bihora binyibutsa bigatuma mpora ndi strong kuko ko nukuri hari umunsi nyuma y'ubuzima there is another life. Yego. Yeah. Nyuma yuko mumenye ngo Pastor Julienne Kabanda ni muntu ki nuko yinjiye mu ivuga butumwa, nababwira yuko ubundi Grace Room itangira Julienne Kabanda yari afite intego ko azafasha abantu barenga 2 miliyoni kwakira Yesu Kristo cyangwa se kwakira Yesu Kristo no gufasha abababaye. Abantu barenga 2 miliyoni bakakira Yesu cyangwa bakakira Yesu bakagaruka ku Mana mu myaka 7 iri imbere uhereye muri 2018. Bivuze ngo haburaga gato yangagere ku ntego ze. Ikindi kuri Grace Room kugira ngo mumenye neza ubundi Grace Room ni institution yakoraga iki, n'umuryango wakoraga biki. Grace Room ifite igice gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge, kigafasha abana batewe inda zitateganyijwe n'ibindi. Uyu muryango ushingiye ku idini ubundi wakoreraga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ukaba waratangijwe na Pastor Julienne Kabanda Kabirigi mu mwaka wa 2018. Ibi ni ibyari mu itangazamakuru, impamvu mpereye hano muraza kuyimenya. Ikindi kandi Grace Room Ministries ni umuryango ushishikajwe no kugarura abantu ku busabane bwimbitse n'Imana, icyo bita devotion, gutambutsa ubutumwa bwiza no kongerera ubushobozi abatishoboye mu rukundo n'umutima w'impuhwe. Ibyo byabikorwa bakoraga. Grace Room bagiye bishyurira abana batishoboye minerivare, abanyeshuri bagera muri 100 babishyuriye minerivare, abandi babaha imyambaro y'ishuri cyangwa se n'ibikoresho by'ishuri, abandi bahabwa amafaranga yo kwishyura ifunguro ku mashuri. Nko muri groupe scolaire Remera mu kwezi kwa 4 niba nibuka, no mu kwezi kwa 2 umunsi w'intwari ngira ngo mu kwezi kwa 2 bakoze igikorwa basura iryo shuri, barigira ibikoresho bagendera abanyeshuri birimo imyambaro, banatanga amafaranga yagombaga kwishyura ibiribwa by'umwihariko igikoma abana bagombaga kuzajya banywa mu masaha ya mu gitondo mbere yuko batangira ishuri. Mu byukuri ngira ngo icyo gihe byari mu itangazamakuru nkuko byatangajwe. Hari vice president wa Sena, hari vice mayor w'umujyi wa Kigali, hari umuyobozi w'ishuri, hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera, niba nibuka ari abayobozi batandukanye. Grace Room icyo gihe yemeye ko igiye gutanga ubufasha bw'amafaranga barirwa muri 11 miliyoni. Mu byukuri uyu muryango wakoze ibikorwa binini kandi bikomeye mu iterambere ry'umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo aho bakoreraga mbere yuko bamburwa ubuzima gatozi. Uyu muryango ariko nubwo wakoraga ibi bikorwa byo gufasha cyangwa by'ubugira neza, byari mu murongo mwiza kubera yuko ministeri nkuko bisobanurwa n'amategeko agenga imiryango ishingiye ku myemerere, ari byo bisobanurwa na RGB, ibyo yakoraga muri ibikorwa byo gufasha kuvana abantu mu biyobyabwenge, gufasha abakobwa batewe inda n'ibindi bitandukanye, abishoye mu buraya n'ibindi, cyangwa bagize za depression. Muzi neza ko muri Grace Room hagiye hatangirwa ubuhamya bwiza bw'abantu basobanura ukuntu byabagendekeye, ukuntu bakize, ukuntu basubiye ku Mana, ukuntu ubuzima bwabo busigaye buryoshye cyangwa se busigaye bumeze neza kubera yuko hari ijambo ry'ihumure cyangwa se hari ijambo ryiza bakuye muri Grace Room. Ibi bikorwa byo gufasha n'ubugira neza byari mu murongo mwiza. Gusa ibindi mwagiye mubona birimo ibiterane nk'ibyabereye muri BK Arena n'ibindi byaberagaho Grace Room yakoreraga Nyarutarama ku wa 2, ku wa 4 ndetse no ku cyumweru guhera saa 9 kugeza mu masaha akuze y'ijoro. Ibi byo ntabwo Grace Room yari ibyemerewe. Nababwiye ngo hari ibyo RGB yasobanuye mu buryo burambuye. Ni ikiganiro umwe mu bayobozi ba RGB yagiranye na The New Times, ni ikinyamakuru gikomeye mu Rwanda cyandika mu Cyongereza. Nagerageje kubishyira mu Kinyarwanda. Uwo muyobozi wa muri RGB utatangajwe amazina hari detail yahaye The New Times. Iyi Grace Room yakoze bya bikorwa tuzi by'ubugira neza, za campaign yagiye ikoranya Bugogo, hakaba ibikorwa binini biza mu rubyiruko, bizamo abanyarwanda bagakira ku mutima cyangwa se bakareka ibiyobyabwenge, abandi bakareka inzoga, abandi bakava mu bintu byababase. Ubundi Grace Room yakoze ayahe makosa? Ni iki yakoze kinyuranyije n'amategeko cyatumye yamburwa ubuzima gatozi cyangwa se ibuzwa uburenganzira bwo gukomeza gukora nkuko yakoraga bya bikorwa binini mwagiye mwitabira cyangwa mwagiye mukurikira ku mbuga nkoranyambaga? Ni ibiki yakoze? RGB irabisobanura.
umwe mu bayobozi ba RGB yabwiye The New Times ko kugira ngo Grace Room ifungwe cyangwa yamburwe ubuzima gatozi byashingiwe ku kuba yarakoraga ibikorwa bitandukanye n'ibyo yaherewe uburenganzira. Ubusanzwe mu mategeko y'imiryango itegamiye kuri leta harimo ko minisiteri ibikora ibikorwa by'iterambere bidafite aho bihuriye n'iby'insengero. Mwabyumvise, iyo ni ingingo ya mbere RGB isobanura. Iri tegeko kandi risobanura ko ministeriya cyangwa ministeri isobanura ministeri cyangwa ministeriya nk'itsinda ry'abantu rishamikiye ku muryango rikora ibikorwa bigamije iterambere. Ni ukuvuga ngo ministeri ntabwo ifite uburenganzira na buto bwo kwitwa urusengero cyangwa se bwo kwitwa ahantu cyangwa bwo gutegura ibikorwa bihuriza abantu hamwe bagiye gusenga cyangwa bagiye guterana. Nka bya biterane mwagiye mubona byabaye kuva 2018 kugeza uyu munsi ubwo RGB yafashe umwanzuro wo kwambura Grace Room ubuzima gatozi cyangwa uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Bitandukanye na Grace Room Ministries yakoraga ibikorwa bisanzwe by'amasengesho, ibikorwa bimeze nk'iby'urusengero, hari ibikorwa by'amasengesho n'ibikorwa bimeze nk'iby'urusengero, kandi uburenganzira yahawe atari ibyo bugena. Ni ukuvuga ngo uburenganzira RGB yahaye Grace Room ntabwo bahawe mu burenganzira bwo gukora ibijyanye n'amasengesho cyangwa se bijya gusa n'iby'insengero. RGB ikomeza isobanura ko yarenze ku byo amategeko agena, bityo mu cyumweru gishize bakaba barabatije abantu barenga 500, ndetse ibingibi bikaba bisanzwe bikorwa muri Grace Room. Grace Room yari isanzwe bikora, gusa ku itariki 5 babatije abantu barenga 500, babarirwa muri 500, bikaba byarabereye kuri tennis club mu Rugunga. RGB kavuga yuko ibyo bakoze nta burenganzira na buke bafite kubatiza bari abantu muri buriya buryo ngo byari binyuranyije n'amategeko. Iyo ni ingingo. Uyu muyobozi wa RGB yakomeje agira ati, ni mu magambo ye, ndasubiramo amagambo ye, ntabwo bakoze ibikorwa binyuranye n'intego zabo gusa, birimo nko gukora ibiterane by'amasengesho no kuramya, ahubwo bananyuranyije n'amabwiriza y'itorero. Urugero, mu minsi ishize babatije abantu babarirwa mu 100 muri pisine. Amabwiriza ntabibemerera, ahubwo bashishikarizwa gukora ibikorwa nk'ibi bikorewe ku rusengero. Mwabyumvise, Grace Room ku itariki 5 babatije abantu 100. Mwarabibonye amashusho atandukanye hirya no hino, mwarabibonye. Kiriya gikorwa ngo kiri mu byabaye imbarutso, nta burenganzira na buke, nubwo bari kuba ari urusengero ngo byari kuba ari icyaha, byari kuba ari ikosa, cyangwa byari kuba binyuranyije n'amategeko, kubera ko kubatiriza muri pisine mu itegeko ryasohotse mu ntangiriro z'umwaka, itegeko rishya rya RGB rireba imiryango ishingiye ku myemerere, ntabwo ryemerera urusengero, uretse no kuba ministeri itemerewe kubatiza, ntabwo byemerera urusengero kubatiriza muri pisine. Umuyobozi yongeraho ati, itorero ryemererwa gusenga, gukora ibiterane no kugira gahunda z'ibikorwa by'iterambere. Ministeri yemerewe gusa gukora ibikorwa by'iterambere, nta bubasha ifite bwo gutegura ibikorwa by'amasengesho. Iki ngiki mwacyumvise mu byo RGB yashingiyeho. Itorero cyangwa se urusengero, kiliziya, byemererwa gukora ibiterane no kugira gahunda z'ibikorwa by'iterambere. Ibyo ngibyo barabyemerewe, gutegura ibiterane, amasengesho, kubwiriza, ndetse no kuba bakora ibikorwa by'iterambere. Urusengero rurabyemerewe, gusa kuri ministeri aricyo kireba Grace Room ntabwo bari bemerewe gukora ikiri hanze yo gukora ibikorwa by'iterambere. Ni ukuvuga ngo ibyo bari bemerewe ni ugufasha abantu gusa, gutegura ibikorwa byo gufasha, kwigisha abantu ukuntu umuntu yabaho neza, kubafasha kwiteza imbere, kubafasha kuva mu bubata runaka, sobate bw'ibiyobyabwenge n'ibindi bitandukanye, mu ntego bari bareretse RGB. Uyu muyobozi yongeraho ati, urugero, umuyobozi w'itorero agomba kuba afite impamyabumenyi cyangwa se lisanse ya teolojiya, kubera ko abwiriza rubanda. Mu gihe umuyobozi wa ministeri atabisabwa, niba rimwe na rimwe ministeri yarakoraga ibiterane by'amasengesho kugira ngo ikusanye amafaranga y'ibikorwa by'iterambere, ibyo birumvikana. Ni ukuvuga ngo iyaba Grace Room yarakoraga biriya bikorwa twagiye tubona cyangwa se mubona
ariko bikaba rimwe na rimwe bigamije gukusanya inkunga, gukusanya amafaranga afasha iyi minisiteri gukora ibikorwa by'iterambere, ngo nta kibazo cyari kuba kirimo. Ariko kuba barakoze ibikorwa by'amasengesho, bagakora ibiterane mu buryo buhoraho, bakitwara nk'urusengero, bakabatiza abantu, ibi ngo biri mu byo RGB yahereyeho ibabaninga cyangwa se ibambura ubuzima gatozi nk'uko byasohotse mu itangazo ryashyizwe hanze n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Hanyuma indi ngingo ikomeye uyu muyobozi yasorejeho, ni umuyobozi muri RGB, The New Times ntigeze ivuga izina rye. Ni ingingo ikomeye. Grace Room Ministries ni ministeriya yanditswe mu mutaka cyangwa munsi y'itorero Jubilee Revival Assembly Church iyobowe na Stanley Kabanda. Grace Room Ministries ni ministeriya yanditswe mu mutaka cyangwa se munsi y'itorero Jubilee Revival Assembly Church iyobowe na Stanley Kabanda. Uyu nguyu ni umugabo wa Julienne Kabanda. Umunsi ku munsi ubuyobozi bwa Grace Room Ministries mu itangazamakuru no mu bantu muri rusange bizwi ko umuyobozi wa Grace Room Ministries ari Pastor Julienne Kabanda, mu gihe ku ruhande rwa RGB bemeza ko nta hantu na hamwe bazi Julienne Kabanda mu nzego z'ubuyobozi, haba mu buyobozi bw'itorero Jubilee Revival Assembly Church cyangwa se muri Grace Room Ministries. RGB yo ifata Julienne Kabanda nk'umupasiteri usanzwe, ngo nta rwego na rumwe bamuzimo, haba mu itorero ry'umugabo we Stanley Kabanda, ndetse ntabwo bamuzi nk'umuyobozi mu rwego na rumwe rwa Grace Room Ministries. Ari nayo mpamvu kuba yarakitingaga cyangwa se yaragaragaraga cyangwa yaravuga mu itangazamakuru nk'umuyobozi wa Grace Room, ngo nibyo biri mu byatumye bafata umwanzuro cyangwa se babishingiraho bambura Grace Room uburenganzira n'ubuzima gatozi bw'uyu muryango cyangwa se bw'iyi ministeri. Mwabyumvise mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga hari kuvugwa ibintu bitandukanye, hari kuvugwa amagambo atandukanye. Abantu bati dore inyigisho yavugaga ni ikibazo, bati dore bigeze kwandika kuri Grace Room kuri Twitter bavuga yuko ngo ari bamwifuriza isabukuru nziza, ngo Mother of the Nations. Ngo se ni gute bafata ngo Pastor Julienne Kabanda bakamwita Mother of the Nations? Ibyo ntabwo mbizi, ntabwo nzi impamvu abantu bari kubigarukaho cyane. Gusa ibyo RGB ari nayo igenga iyi miryango ishingiye ku myemerere yatangaje kugeza ubu, nicyo twashingiraho tuvuga yuko ari zimwe mu mpamvu zashingiweho bamwambura uburenganzira cyangwa ubuzima gatozi bwo gukorera mu Rwanda. Ahubwo noneho umuntu yakwibaza impamvu kuva muri 2018 kugeza uyu munsi muri 2025 hashize hafi imyaka 7 bakora ari bwo bambuwe ubuzima gatozi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi bakoraga mu buryo bweruye, Vice President wa Sena yagiye yitabira ibikorwa bakoze, aba mayors mu turere dutandukanye, abayobozi mu nzego z'ibanze, mu by'ukuri ntago bakoraga bihisha. Kuki byatinze kuba barafatiwe? Kuki byatinze ko bafatirwa umwanzuro? Kuki byatinzwe ko bamburwa ubuzima gatozi? Kuki byatinze ko bahagarikwa? Kuki ibyafasabye igihe kingana gutya kugeza ubwo bateguye ibiterane muri BK Arena byitabirwa n'abantu basaga babarirwa mu 10,000 umunsi ku munsi? Muzi yuko ari ibiterane byamaze igihe kinini biba. Kuki Grace Room Ministries yahagaritswe uyu munsi? Ibi ni byasubizwa na RGB. Ku ruhande rwa Julienne Kabanda kugeza uyu munsi nta kintu aratangaza mu itangazamakuru, ndetse ni The New Times nkesha ibingibi byatangajwe n'ubuyobozi bwa RGB bagerageje kuganiriza cyangwa se guhamagara Julienne Kabanda kuri telefone ngo agire icyo atangaza ku byavuzwe cyangwa ku byabaye. Nta kintu yigeze atangariza iki kinyamakuru kugeza ubwo iyi nkuru yasohokeye. Reka nsoreze kuri aka kantu. Inyigisho za Julienne Kabanda zafashije by'umwihariko abantu benshi, zafashije urubyiruko, zafashije abanyarwanda n'abatari abanyarwanda mu byiciro bitandukanye. Ariko jewe nakunze cyane cyangwa se ndashaka kubasangiza agace gato k'inyigisho ye cyangwa se kamagambo yavugaga, kamagambo yavuze ku muryango. Ni umwe mu bapasiteri batangaga inyigisho zivuga cyane cyangwa se zivugira cyane umuryango. Yigishaga umuryango mu buryo wumva ko umuntu yumva neza icyerekezo Grace Room ifite, ariko nubwo yigishaga amagambo meza ku muryango, yavugaga ibintu byiza
byubaka imitima y'abantu ku ruhande rwa RGB bo basanga yarabikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko shingiro ya Grace Room Ministries, ari nayo mpamvu yashyizweho ingufuri. Rwa mbere rwatangiriye muri Edeni, rwatangiranye n'Imana, ntabwo ari Satani warutangiye. Mariage ya mbere yakozwe n'Imana. Uwiteka arabitekereza, Imana irabipanga, ngo ibone uriya mugabo Adamu ko akeneye umugore. Irabireba, ibanza imucisha imbere inyamaswa, ngo nawe arabireba Adamu ati aha nta mugore urimo, ngo ahubwo wowe urimbuka igacaho, uri ingwe igacaho, uri ipusi, abyita amazina niko Bible ivuga, uri chimpanzee se cyaho vuba. Byose abyita amazina, aburamo umufasha kugeza ubwo Imana yamwitereye ikinya cya mbere tujyana muri Edeni. Wari ubizi? Anesthesia ya mbere. Uzuteka tera anesthesia, imutera anesthesia wa umugabo atangira kugona. Ufite niho kugona byahereye. Kugona byahereye muri Edeni. Umugabo ati Imana ari muri operation ngo ifata igufa rye. Ni igufa ni urubavu. Ndashaka wumve technique y'Imana. Ikoramo umuntu, imuha imisatsi miremire, iramudesigninga. Niyo mpamvu ubona abagore tutandukanye namwe abagabo. Yego kabisa turaremetse, haleluya. Abagabo rwose Imana igiye bafasha. Namwe ko muraremetse. Nivugiraga. So iramudesigninga, imuha shape, imugira ukuntu, iti mushyira uruhande rwe neza. Irangije anesthesia rangira. Irarangira. Anesthesia irangiye, umugabo ngo abarebye umukobwa ati urakagufa ko magufa yanjye. Urakara ko mu mara yanjye. Uzitwa umugore kuko wakuwe mu mugabo. Yabibonye he? Ko yarasinziriye. Ubikuye he? Ko wari mu kinya. Urumva byahereyemo imbere. Imana yakoraga operation ariko mo imbere birimo. So urugo rwa mbere ruratangira, naho abantu bajya bakoresha ijambo ngo imitoma. I'm sorry to say ariko niko babivuga. Niwe muntu wa mbere Imana yaremye wayitangiranye. In fact ararusha abagabo bose. Adamu akara ko mara yanjye uriya mugabo yari di. Aho uvuze ko bavuga ibintu ngo ufite amaso nk'aya matara y'imodoka. Nk'aya vewit. Ko amaso y'umuntu uramenye n'ay'imodoka. Ngo nk'ayinyana, okay, inyana yo birumvikana ireba neza. Ariko hari ibintu bavuga rwose ukumva ngo nk'inyenyeri yo mu ruturuturu yayibonye. Tukabyemera natwe ati urakoze, merci chérie. Uri inyenyeri yo mu ruturuturu wapi? Akago etage mu. Yes, so urugo rwa mbere ruratangira. Imana ikimara gutangira urugo rwa mbere itishyiraho do's and don'ts. Ishyiraho ibintu ngenderwaho. Ureba ukuntu Imana ifite gahunda, iravuga ngo bagabo ngiye kubaha ibintu muzakurikiza. 1 2 3 4 5. Bagore 1 2 3. Sigewe nyirurugo, sigewe witangiriye umushinga, reka mbyite umushinga. Shyizeho ibyo abagabo bazakurikiza, shyizeho n'ibyo abagore bazakurikiza. Nimubikurikiza uyu mushinga natangiye uzaba successful. Nimubikora nimubirenge, umugore afatiraho. Umugore afatiraha, umugabo afatiraha. Ufate kubyo naguhaye n'umugore afate ibyo namuhaye. Nahagarara mu igori rye n'umugore ahagarara muri irye, muzaba successful. Kandi simaze igihe kinini nshatse, ariko igihe maze 17 maze kubona rukuri. Yes, nukuri 100%. Iminsi irahinduka, technology kaza, ubwenge bukagwira, ariko ibyo Imana yavuze ça ne change pas. Ntibihinduka. Ahubwo uko imyaka igenda haza ibintu tugasirimuka n'ibindi, tukibagirwa nyiri company, nyiri umushinga, job description yaduhaye. Turica akazi. Iyo tukishe habaho kugongana, tugasoreza mu rukiko. Divorce. Kubera iki? Reka ngoye nk'urugero rumwe. Muri bya bintu yavuze bigomba gukorwa ku mugabo, hari ibyo yavuze no ku mugore. Ku mugore yaravuze gahora kankoraho ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Nkuko
eglise itorero rigandukira Imana rigandukira Kristo ndashaka kumva ko kantu nawe uri umuntu w'umugabo cyane kuganduka urabizi ntago mbizi uzi ikinyarwanda oya ntago mbizi niyo mpamvu ugiye kubisobanura ejo uzabimenya ntabwo mbizi muganduke uzi kuganduka mwumvire mbuzi iki n'ikinyarwanda mucire bugufi ganduka iryo jambo ganduka na nyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi rizasigara riganduka nubwo generasiyo zahinduka risigara riganduka nubwo umugore yakwiga amashuri menshi urumva akabona doctora umugabo afite 9 years basic education ntibihindura icyo Imana yavuze ntibiguha uburenganzira bwo kwica ganduka wamuhisemo umureba in fact njya mbwira abakobwa batarashaka nti ikosa rikorwa mbere tushaka kurikemurira mu rugo kandi ryarakozwe mbere ni gute ujya gushaka umuntu utazashobora kugandukira ngo he was my bestie in class none si ko bimeze rero niba ari bestie ari ibintu byatuzi konke tuzi utazashobora kumwubaha ari umuntu utazagandukira bivemo hakiri kare bivemo mujya muhura hariya mukubite amacensi mutahe ese ubu ngubu ubundi hakurikiyeho iki igikurikiyeho ni uko RGB yavuze yuko Julienne Kabanda na Grace Room bemerewe gukora appeal cyangwa se kujuririra iki cyemezo cyafashwe na RGB cyo kubambura ubuzima gatozi cyangwa se cyo gufata umwanzuro w'uko batemerewe gukorera mu Rwanda ni uburenganzira bemererwa n'amategeko nibaramuka batsinze cyangwa bakerekana ingingo zisobanutse zisobanura neza impamvu bakoze muri ubu buryo nta kabuza Grace Room igomba gusubukura ibikorwa kubera Imana mwakoze cyane Pastor Julienne yatwigishije gukunda atwigisha gusenga asengera igihugu asengera abatabyara asengera abantu bareka ibiyobyabwenge ajya Nyabugogo kubwiriza abantu barihana reka nkubwire komeza akazi komeza umurimo wo gukora ibyiza kuko bawubaka igihugu yubatse umuntu w'igihugu bawubatse igihugu so Grace Room this is your time to shine none se isaha yageze isaha se yavuye ku gihe no isaha iracyahari ahubwo isaha igeze niyo kureba babandi bigiye muri Grace Room babandi bigiye online babandi babonye Imana babandi baretse ibiyobyabwenge babandi baretse ubujura baba jene bahabohokeye ni igihe cyanyu rero ngo impact igaragara gufunga charge gutanga itegeko hari utuntu tutuzuye tugomba kuzura so iyi message yari abantu bakunda Grace Room iyi message yari members of Grace Room cyane cyane urubyiruko rero ntago gusenga birangiye